murakoze cyane nitwa Meddy. Nageze hano imvura iri kugwa ariko ndavuga I wanna take this time. Njyewe nitwa Bulldog. Mu kanya bari gusirimba ndashatse kuririmba. Aho tuzanye bose barabizi. Yimaze hafi ibyumweru bibiri. Ntabwo ari uyu musaza gusa. It is 102.3 Kiss FM. Kigali's number. Dukomera amashyi menshi umugeni wacu. Washyize umukono ku itangazo yanditse agira ati bikorewe i Kigali tariki ya 30 Ukuboza 2023. Udakoma ayo mashyi ngo twakire umugeni bamufate nk'umuvumba. Murakoze cyane. Amashyi menshi twakira umugeni muryango mugari batugezeho ibyo bateguye, nabo turabakira muri ubu buryo. Turabasuhuje kandi twifurije ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira televiziyo y'u Rwanda. Umunyamakuru wacu tumuhe ikaze muri aya makuru. Mwankomeye amashyi imiryango iteranye. N'umugoroba w'ibyishimo, n'umugoroba udasanzwe. Umunyamakuru wa Radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda akihagera, umwe mu basaza bavuze ijambo muri ubwo bukwe akaba yagize ati mu by'ukuri naturutse mu Bugesera mu gitondo. Igihe nahagurutse bata navuze nti ngomba kugera mu bambere. Nukuri rwose Imana tugiriye neza. Ntabwo ari uyu musaza gusa wavuze ijambo nubwo yageze igihe yungama ati mu by'ukuri nishimiye ko umukobwa wacu ateye intambwe. Aho tuzanye bose barabizi. Yimaze hafi ibyumweru bibiri. Ntabwo ari uyu musaza gusa. It is 102.3 Kiss FM. Kigali's number one hit music station, of course. Ndi Austin kuva saa 10 kugera saa 2 live. Umeze gute? Hey, umeze gute? Mumeze neza. Austin nanje meze neza. Maze rero ubuje tukiri muri Christmas celebration this coming weekend. Mbere ya bonane Austin azaba hari kabisa. Hey, ntabwo ari uwo munyamakuru gusa watangaje ibijyanye n'ubu bukwe, cyane ko bamwe mu bahanzi b'ibyamamare barimo batashye ubu bukwe, harimo uyu muhanzi, mu bahanzi b'inkoramutima nk'izina rye nawe wageze muri ubu bukwe. Murakoze cyane nitwa Meddy. Nageze hano imvura iri kugwa ariko ndavuga I wanna take this time. Ngira icyo mvuga because I'm very happy for this wedding. Nagize ikibazo sinabonetse kwa The Ben ariko navuze I have to be here because this is my surprise because abantu bari bategereje kumbona kwa The Ben ndirimba inkoramutima, ndirimba slowly, my vow, n'izindi zitandukanye, ariko I'm very happy to be here for the step ya Lynn na Dave. Kandi I wanna say nkuko Dave like my song yitwa inkoramutima kuko uzamugire inkoramutima. All I can say mwabonye ko yatwaye umugeni mwiza, very beautiful bride kabisa. Ikindi nongera turirimbane imvura yaguye ndasarara ariko I will try something tukomeze kuririmbana, ariko I wanna say I'm very happy for this time. Mureke tubakomera amashyi menshi cyane for this celebration. Ntabwo ari uwo muhanzi gusa Meddy, cyane kumwe mu bahanzi batashye ubukwe mu ndirimbo zitandukanye, harimo iyi ngiyi akaba yaririmbiye abatashye ubu bukwe agira ati muriteguye turirimbane? Are you ready guys? Tubanze iyi ngiyi. Mbyutse nakubona Yesu nababa you one day baby. Dukomeze akandi kajira kati love is my medicines baby, slow down nayo muzi. Turirimba ningi uwo nkunda ni wowe, uwo nifuza ni wowe, nutemera kwaba wowe. Aka tukaririmbane nutemera kwaba wowe. Akandi kamwe
uko kipenzi changu cha mutima unkora ku mutima my. dukomeze ntabwo ari abo bahanzi gusa, umwe mu bahanzi bakunzwe mu njyana idasanzwe mu Rwanda tashye muri ubukwe nawe akaba yabwira ijambo agira ati njyewe nitwa Bulldog, mu kanya bari gusirimba nashatse kuririmba ariko ndibuka ko ijwi ryanjye ririmba za zindi, ariko ari indirimbo nakunze cyane nanjye njya ndirimba Bulldog, abantu bazi ko baririmba hip hop gusa, ariko mwihanganira ijwi ryanjye. Hari agace mwaririmbye ngo tuzahora tugushima, iryo ni ijwi rya Bulldog. Mwikomera amashyi imiryango iteraniye aha.